Mu karere ka Gatsibo abahinzi b'umuceri bahinga mu bishanga bitunganyijwe bavuga ko ibikorwa remezo by'amazi byashyizwe muri ibyo bishanga byatumye umusaruro wabo wiyongera ku buryo bugaragara, bikabafasha kongera amafaranga binjiza no kuzamura imibereho yabo. Mu mwaka wa 2025-2026 impuzandengo y'umusaruro w'umuceri yageze kuri toni 6 kuri hegitari ivuye kuri toni 5 zabonekaga mbere. Hari n'abahinzi bamaze kugera ku musaruro wa toni 7 kuri hegitari imwe, bikagaragaza ko gukoresha uburyo bugezweho mu buhinzi bikomeje gutanga umusaruro. Mu gihembwe cy'ihinga cya 2025-2026 umuceri wahinzwe ku buso bwa hegitari 1311 mu bishanga bine bitunganyijwe birimo Ntende, Kanyonyomba ya mbere, Kanyonyomba ya kabiri, Rwangingo na Mishenyi. Muri rusange umusaruro weze wageze kuri toni zisaga 8,000. Abahinzi bavuga ko guhinga umuceri byabahindurira ubuzima kuko amafaranga bakura mu musaruro azabafasha kwishura amashuri y'abana, kuvugurura inzu zabo no kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko intego ari uguhindura imyumvire y'abahinzi bakava ku buhinzi bwo kwihaza mu biribwa gusa bakajya ku buhinzi bw'ubucuruzi bubinjiriza amafaranga. Bugaragaza ko gukoresha imbuto z'indobanure, amafumbire n'uburyo bugezweho bwo kuhira no kwita ku bihingwa ari byo byatumye umusaruro w'umuceri uzamuka. Akarere kanateganya gukomeza kongera umusaruro mu bihingwa bitandukanye, aho hateganyijwe ko umuceri uzava kuri toni 5 ukagera kuri toni 10 kuri hegitari, ibigori bikazava kuri toni 4 bikagera kuri toni 8, mu gihe ibishyimbo byo biteganyijwe kuzava kuri toni 2 bikagera kuri toni 5 kuri hegitari. Ubuyobozi busaba abahinzi gukomeza gukoresha neza ibikorwa remezo byashyizweho no gukurikiza inama z'abajyanama b'ubuhinzi kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera, ubuhinzi bukomeze kuba inkingi y'iterambere ry'imiryango n'ubukungu bw'akarere ka Gatsibo.